twebwe ntabwo twigeze tuza mu itangazamakuru ngo tuvuge ngo turi couple cyangwa ngo bimeze gutya na gutya na gutya. Twarazaga twabwira ko turi aba best friend. Nta na rimwe twejero ngo tuvuge ngo turakundana, nta n'ibyabayeho, sinekeza ko biteganya no. Umunyarwanda n'umunyarwandakazi bacu umugani ugira uti umugabo w'umukene, umusore w'umutindi akundwa na nyina gusa. Yewe rimwe na rimwe hari n'abakobwa bamwe na bamwe bagira bati rwose buriya na mama wiwe bigero bigarukira cyangwa se bishobora kugera umupaka. Gusa ngiye kuri ngingo ntabwo twemeranye cyangwa se ntabwo duhuza na gatoya. Ntuzajya kuvuga ugasohora ijambo rye mu kanwa kawe umuntu bita mama wawe na mama wanjye uzajya ubashyira kurone cyangwa se nukabafata nyine ngo ubagiranye n'ibintu by'amafuti cyangwa se n'ibintu bidafite agaciro. Ndakubwira impamvu buriya mama wanjye na mama wawe bafite ukuri ku rukundo ndetse kandi icyo twita testimony. Uyu munsi niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore, ibintu uri kuvuga ahangaha ntabwo wabyumva neza, ariko buri uganira mama we cyangwa se ukaganira na papa wawe yakubwira ukuri ku rukundo cyangwa se yamaze kubona urukundo icyari cyo. Ndabizi rwose ntabwo uri urabyumva, ariko byange bikundi uzaba umugore uzaba umugabo uzabyemera cyangwa se uri Rwanda uzabona. Niko ubundi mu kinyarwanda cyiza bavuga cyangwa se niko baca umugani. Impamvu rero uyu munsi nabateguriye ino video nayini, ndashaka kubwira abasore cyangwa se abantu bita abagabo, niba uri umugabo igira no tuganire cyangwa se ngwino twungurane ibitekerezo. Video y'uyu munsi nagutegure nuza kumva hari somo ukuyemo, ukumva ko hari ikigisho usigaranye, uhita ukanda like. Icya kabiri uze gucase muri comment umbwira uti Iva rwose today just now noneho ndemeye cyangwa se ibyo uvuze turahuza neza cyane. Zari inshuti zisanzwe, twari inshuti zisanzwe kabisa. Kubivuga nyine nkaho izo nshuti se zatandukanye. Nawe ukumbaza ariko ngo twabonye bivuze ngo hari ibyo utakibona. Niba uri umugabo cyangwa se ukaba uri umusore, hari akantu ugiye kubwira uyu munsi kandi rwose ugasetinge mu bwonko bwawe nikazavemo na gatoya. Ntuzigere utekereza yuko umukobwa agukunda byanyabyo, umugore agukunda byanyabyo nk'uko babitubwira cyangwa se nk'uko nyine twirwa tubiganira umunsi ku munsi. Buriya kuba umugore cyangwa se umukobwa mwasangira mugasohokana mukinjoyinga mukaryamana mugakora amabara yose abo mugasomana, ibyo byose ntabwo ari ikimenyetso kikwereka yuko agukunda. Ibyo byose mushobora kubikora kandi atagukunda cyangwa se muri makeya cyangwa se nyine atagushaka. Akandi kantu ugomba kumenya, buriya abakobwa bagira abasore bagira kuri batatu. Umusore wa mbere ni umusore umumarirungu, umusore wa kabiri ni umusore wo gusohokana, wa undi nyine bagenda bavuga ngo muraberanye murasa neza, ni couple ijyanye cyangwa se murajyanye. Abo bose uwo mukobwa agomba kuba bafite. Ariko wa gatatu ni wa musore nyine atanitaho cyane cyangwa se adariza agaciro ariko aramwubaha bro, aba yumva nyine yamubera umugabo, aba yumva aramutsa muhombye, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nanjye ngakubaza ni se niba uri umusore cyangwa se uri umugabo wabasha guhishura, wabasha kumenya byibura impamvu nyine uwo mukobwa yaguhisemo. Ushobora gusanga umumarira ngo umutera story ariko nyine muri make utamubera umugabo. Ushobora gusanga uri wa musore wo gusohokana yakemera kuryama nawe, yakemera kwinjoyingana nawe, yakemera nyine kwifotozanya nawe, ibintu byose ugasanga arabyemera pe, ari ugasanga atavuga ngo uyu musore yambera umugabo nakabwa nyine ko kugira ngo nyine twinjoyinge nyine kagaragara neza, kambara style zigezweho, ariko ntabwo yambera umugabo na gatoya. Umuntu wa nyuma rero ukomeye niwe nakubwiye, uyu nguyu we ni kibamba, niyo bari kumwe gusa umukobwa bari gutitira bayumva nyine mu makeya yenda no kwinyana. Ngaho rero igira no tugane cyangwa se ngo no twungurane ibitekerezo mu buryo burambuye. Ese story ya Titi Brown ndetse na Nyambo niriye somo yagusigira? Nyamba baye umuntu ugira tolerance, ari umuntu ari umukobwa nyine ugira urukundo koko, ari umukobwa nyine ugira impuhwe n'imbabazi, yakagombye kuba akakanyari kumva amarira y'abafana, yakagombye kuba nyine ari kugira imbabazi akavuga ati nyine Titi Brown nubwo atankunda ariko nyine ngiye muri makeya mbabona namubera umugore. Ariko no mpamvu nakubwiye ngo afite boundaries, afite imipaka settings, akavuga ngo cyaka umuntu umeze gutya, cyaka umuntu umeze gutya. Ku ruhande rwanjye hari ukuntu mbetekereza cyangwa se hari ukuntu mba numva urukundo rw'abakobwa. Bivuze ngo ubundi iyo umukobwa ukunda nubwo waba ufite umugore nubwo waba wubatse, apfa kuba yatangiye gukunda cyangwa se nyine awukunda byanyabyo, agushaka, akora igishoboka cyose kugira ngo mugirane communication, akora igishoboka cyose kugira ngo mukomeze mube nyine. Bivuze ngo iyo umukobwa yakwanze cyangwa se iyo yaguteranye, iyo nyine muri make iyo tifuza gukomezanya nawe, abagufata nk'umuntu uciriritse, abagufata nk'umuntu wa fake mu buzima bwiwe. Umukobwa umuntu yubaha, umuntu ashaka, ntabwo ashobora kumurikura, ntabwo ashobora nyine gutuma mutakaza cyangwa se yakora igishoboka cyose kugira ngo magumane. Yewe nubwo waba utamushaka arakomeza akakwihambiraho antiri nyine uwemeye cyangwa se kugeza uvuze uti wenda uyu mukobwa arankunda, ese nimwitesha nzabona undi cyangwa se muri make nzabona undi unyubaha
umereza agaciro gutya abakobwa nuko nguko bateye. Muri video ngufi cyane abagabo ndetse n'abasore ndashaka ko tugana ku ngingo zigera kuri 5 gusa. Ingingo ya mbere turi buze kuvugaho ndaza kubabwira impamvu abakobwa nta rukundo bagira, abakobwa ndetse n'abagore ndakubwira impamvu batagira urukundo na gatoya. Ingingo ya kabiri turi buze kuganiraho impamvu abakobwa batagira impuhwe cyangwa se batagira tolerance, batagira santima igihe cyose nyine bagiye guhitamo umuntu ugomba kubabera umugabo. Akangaka ruko rwose ukagire clear cyane. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane ndibuze kuba nakubwira niba uri umusore rwose ukeneye gutega amatwi, ndazobwira impamvu uwo mukobwa mwirirwa museka, mwirirwa muciringa nyine ukamutakazaho utwawe, atagufite imwe aho nyine ahora kwita ikigoryi cyangwa se ashobora no kukwita igihwitiri. Ikindi kintu ndibuze kuba nakubwira uze kucyumva neza cyane, ndazobwira impamvu abakobwa benshi baturusha ubwenge. Akantu kanyumiro gakomeye cyane buri musore wese agomba kumva, yabyanga yabyemere. Niba wateze amatwi no video ugomba kukumva ubyanga ubyemere, nubyanga nakubwiye ngo nyine uri Rwanda uzabona. Nagukwiye gufata ibyo utunzi, ibyo wavunikiye cyangwa se ibyo wagezeho ngo nurangiza ubitakaze ku mukobwa kugira ngo umushimishe, kugira ngo nyine akugirire impuhwe mugumane cyangwa se muzakomeze mukundane. My brothers, nubitekereza gutya uzarira agenda kazakwica, uzarira yo kwarika kandi rwose nurira uzarira wenyine azaba yarigendeye nta nubwo azigera aguhoza. Ikomeye cyane ngiye nshingira mvuga yuko abagore ndetse n'abakobwa batagira urukundo nk'urwo dutekereza cyangwa se nk'urwo nyine tujya twimagina. Aka kantu ngiye kuvuga uze kumbwira niba twemeranye. Buriya abagore benshi ndetse n'abakobwa bagukunda bitewe n'icyo bagushakaho cyangwa se bitewe n'ikintu agutagetinzeho. Aricara akabongo caka umugabo umeze gutya, caka umuntu umeze gutya, iyo amubonye ndakubwiza ukuri nubwo yaba afite abandi nyine arabareka cyangwa se arabakata, nubwo yaba afite umusore w'umukene umwitaho mukerenga rwose umufata neza, ibyo ngibyo ntabwo bishobora gutuma amugira impuhwe cyangwa se amugirira imbabazi. Niko kuri ahangaha guhari. Icya kabiri, niba uri umusore ntabwo ukwiye kugenda mu kigare kivuga ngo umukobwa aragukunda ngo ntiyaguhemukira ngo joteme ngo I love you. Ibyo ngibyo nuduhenda abana, kandi umusore w'umunyabwenge ntabwo agendera mu kigare cyangwa se ntabwo agendera mu gihiriri icyo twita peer pressure. Bivuze ngo kuba umukobwa ubwira ngo aragukunda ntabwo bisigura yuko agukunda. Kuba umukobwa nyine abwira ngo sinzaguhemukira ntabwo bisigura yuko atazaguhemukira. Ubundi ujye ukoresha system ivuga ngo amavuta y'umugabo nayamuraye ku mubiri. Niba uri umusore ikintu nakubwira aka kanya, mu bintu byose uzajya utekereza urukundo ntabwo rubaho, ahubwo urukundo nicyo umutima ushaka. Bivuze ngo umukobwa aricara avuga ngo umutima wanjye ushaka umugabo umeze gutya, ibyumvo byanjye mu byifuzo byanjye mu mitekerereze yanjye nifuza umugabo umeze gutya. Kandi nagiye uzasanga umukobwa yicara avuga ngo nifuza umugabo w'umukene, nifuza umugabo nyine udafite ibitekerezo. Bro, niko kuri nguhereje umukobwa agutagetinga ikintu runaka, igihe wagitakaje aragusiga akagenda akajya gushaka abandi bagifite. Niba twemeranya uze kumbwira uciye hasi muri comment. Akandi kantu nakubwiye turi buze kuvugaho, buriya abakobwa nta muhwe bagira, nta santima bagira. Iki kintu cyo rwose uzajya ugitekerezaho uko bwije nuko bukeye. Nukubera iki se navuze ngo abakobwa nta muhwe bagira? Bivuze ngo umukobwa ushobora kumwereka yuko umukunda, umukobwa nyine ukamukora buri kimwe cyose gishoboka, ariko igihe cyakavuga ngo shaka umugabo wenda ufite imodoka, shaka umugabo ufite inzu, shaka umugabo nyine ufite wenda business akora. Bivuze ngo niba uri umukene ukaba udafite bya bindi ashaka yasetinze, niyo wakora ibingana gute nta muhwe azakugira. Ndaguhereza urugero rwumvikana ukompeyarinze n'ukuntu twakunze couple Titi Brown ndetse na Nyambo, tukande kasi muri comment ngo muraberanye murajyanye. Buriya bibaye byiza rwose Nyamba baye ari umuntu utekereza neza, ari umuntu nyine wumva yuko nyine agira tolerance, adafite ibintu yasetinze agenderaho. Ubu akanya tuvugana Nyamba yakagombye kuba akunda Titi Brown byasaze, kaba nubwo Titi Brown yaba atamukunda cyangwa si nubwo yaba atamushaka. Ariko bari nibyo nakubwiraga, umukobwa yasetinze akavuga ngo caka umugabo umeze gutya, caka umugabo umeze gutya, umeze gutya. Ndabubwiza ukuri nubwo mwashima gute, nubwo nyine iyo couple mwayikunda, nubwo mwavuga ngo baraberanye, nubwo mwavuga ngo bajyanye bingana gute, umukobwa ntabwo ajya yumva amagambo y'abantu. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, ntabwo ajya yumva amagambo y'umuntu umukunda igihe cyose afite uwo ashaka, kandi wawunda nyine wawundi umushaka adafite icyo ashaka ntabwo azigera ahereza agaciro ibyo amubwira n'ibyo amukorera. Umukobwa niwe wamutakaza ibyamerenge bingana gute nubwo amukore bingana gute, udafite icyo ashaka cyangwa se ikintu yamaze gutekereza mu mutima wiwe. Ndakubwiza ukuri rwose nta muhe yakugira, nibwo warira ugapfa, nubwo warira ugahogora arakureka bakagushyingwa. Niko abakobwa babayeho. Kandi umukobwa yafashe umwanzuro akavuga ngo uriya musore ntabwo yambera umugabo, niyo mwabigenza gute, niyo mwabakunda bingana gute, niyo mwaba blessing bingana gute, iyo migisha ntabwo imufata na gatoya. Reka tujye ku kindi kintu ugomba kwitunda niba uri umusore, kandi ugomba kumenya muri
umwaka muri 2026. Kuba umukobwa muri inshuti, kuba umukobwa yagwiriza nimero, kuba umukobwa yakemereye ko mujyana communication, kuba umukobwa yakemereye ko mwifotozanya, kuba umukobwa yagiye kwereka ababyeyi, kuba umukobwa yagukorera ibyo bintu byose ndi kukubwira bya bindi byose utekereza umukobwa ukora nyine kugira ngo nyine ubone yuko agukunda. Igihe cyose utsikiye rimwe gusa nyine akabone ko utagikwiye kumubera umugabo, uri kudigadega, uri kujarajara, ahita afata decision ako kanya. Niko kuri nguhereje. Niyo mpamvu runakubwiye ngo abakobwa nta muhwe bagira, nta rukundo bagira. Urukundo rwabo rujya aho icyo umutima wabo ushaka kiri. Bivuze ngo iyo cya kintu cyatakaye, urukundo rujyana nacyo. Uri umusore ukaba ufite umukobwa muri inshuti, akwisanzuro, yagwereza buri kimwe. Buri ikintu ugomba kumenya, umukobwa ushobora kuryamana nawe ariko atagukunda. Umukobwa mwakora sex, mwakidagadura, ibintu byose mukabikora, aricyo kintu agutageti. Nakubwiye ngo iyo umukobwa agukunda ikintu runaka, umukobwa ubundi aba afite abasore bagera kuri 3. Uwa mbere ni umusore umumara irungu, uwa kabiri ni umusore wo gutemberana, uwa gatatu ni umusore no wamubera umugabo wa undi, nyine wa undi adafata nk'agatipe cyangwa se wa undi adafata nk'akajama. Rwari ukuntu umukobwa mwa muri inshuti ugasanga agufata nk'agatipe, nk'agahungu nyine karango ka fake, kamususurutsa, kamutemeza nyine ko kwinjoyinga, ariko katamubera umugabo. Rero ugomba kumenya utese uyu mukobwa dukundana cyangwa se dutiretana cyangwa se nifuza gutirita, anyifuzamwo iki? Ese amfata nk'umuntu wamubera umugabo cyangwa amfata nk'agatipe, nk'akazererezi? Nuko nyuma nashatse yuko tuganira nk'abasore uyu munsi, karagira kati ntuzigere utakaza ibyo utunze ibya mirenge kugira ngo ushimishe, unezeze umukobwa, kugira ngo akugirire imbabazi cyangwa se kugira ngo nyine abone yuko umukunda, ngo azakugirire impuhwe, muzagumane. Ibi ngibi nubikora uzarera yo kwareka, uzakena, uzagenda urera umwana w'abandi, nibarangiza bamugutware cyangwa se nyine aguce mu myanya y'intoki, usigara umukene, asigara kwita imwe nyine akwita igihwitiri, akwita injiji, imburamukoro. Iga kubingona niba uri umusore, byibura ni munatandukana, muzatandukana nta kintu wicuza wigeze umutakaza. Byibura nyine uzajya baruvuga uti byibura nyine ubwo twatandukanye ariko nanjye namutesheje igihe, cyangwa se nyine nanjye muri makeya ntabwo nicuza cyane. Naho nuvuga ngo ugiye kuzajya umusohoka nawe mutemberane, abantu babashime, bavuga ngo muraberanye, murasa neza, rwose ndakubwiza ukuri, ejo nafata decision akavuga ngo uyu musore rwose arasesagura, ntabwo akwiye kumbera umugabo, azagusiga atiteye kuri byantu byose wamukoreye, nta tolerance bagira. Nabikubwiye rwose, uzajya ubitekerezaho. Abakobwa nta satima bagira, nta muhwe bagira. Niba utekerezaho ko yakugirira impuhwe, aho ngo urishutse cyane. Ahubwo inama nakugira, wowe ubwawe igirira impuhwe, igirimo y'icyo ugomba gukora n'icyo ugomba kwirinda. Nashatse ko tugano cyangwa se akantu ka gatanu nashatse yuko nyine tuvugaho uyu munsi. Naho ubwenge buriya abakobwa baturusha ubwenge, ndaje nkubwire impamvu. Umukobwa aricara akavuga ngo shaka umusore ufite amafaranga, shaka umusore ufite business, shaka umusore wiyubaha, wambara neza, shaka umusore usa gutya, ibyo byose akabisetinga. Ariko twebwe abasore ahantu dupfira, ahantu tubera ibihwitiri, ahantu tubera ibigoryi. Wenda sinshatse kudutu usore kubatuka kuko nanjye ndo umusore. Niyo ngo umusore we iyo umukobwa yamukunze ashobora no guhindura intego ziwe. Bivuze ngo nkanjye mbonye umukobwa kankunda bya nyabyo rwose, nkabona yuko ankunda, nangira gutekereza ngo ntabwo nakitesha umuntu nkunda, ntabwo nakitesha nyine umuntu nyereka yuko ndi uw'agaciro mu buzima bwiwe. Ariko abakobwa bo ntabwo ari uko nk'uko bameze. Ushobora kumwereka yuko umukunda rwose, ugasara ugasizura, ukamuhereza amafaranga, ukamujyana muri salon de coiffure, ukamutakazaho ibyo utunze byose, ariko waba ufite akadefo kamwe gusa adashaka mu buzima bwiwe. Ibyo byose ukora uri kuruhira ubusa, azakwihorera ubikore kubera yuko n'ubundi nawe ubwe ntabwo ugeze wigirira imbabazi. None numara kubikora azagutatana kubaje, cyangwa se none ubwo azigira kugisha inama. Rwose uzajya kumva umve ngo niba uri umusore cyangwa se ukaba uri umugabo, dore conclusion y'icyo kiganiro iragira iti uyumve neza cyane. Abakobwa nta muhwe bagira ndetse kandi n'urukundo bagira. Umukobwa urukundo rwe ni icyo umutima we ushaka, ni icyo yifuza kuzabona cyangwa se icyo uburyo yifuza kuzabaho ejo hazaza. Iyo abonye umugabo cyangwa se umusore nyine abona yuko nyine yujuje bya bindi ashaka mu buzima bwiwe, rwose nubwo aba afite abandi bihumbi arabata akigendera agasanga uwo nguwo. Icya kabiri ugomba kumenya, abakobwa rwose na tolerance bagira. Ibyo uzamukora byose, ibyo uzamutakazaho byose, uburyo abantu bazabashima ngo muraberanye nyine murajyanye, ntabwo umukobwa byitaho igihe atagushaka cyangwa se igihe nyine utari umukire cyangwa se igihe udafite amafaranga, igihe uri inzererezi nyine ukiyubaka. Ndakubwiza ukuri nabikubwiye
gutangira ngo umukobwa w'umukene w'umutindi akundwa na nyina gusa, havuyemo nyine mama wiwe. Ubundi mama wiwe rwose nabikubwiye, mama w'umuntu uzajya umushyira ku ruhande mu byo uzajya uvuga byose. Ariko kandi kanona kubwiye ugomba kumenya, buriya abakobwa kenshi ntabwo nyine kuba guhereza amahirwe cyangwa se kuba utunze nimero ziwe, kuba ushobora guhereza umwanya mugahura, kuba mushobora kuryamana, kuba mushobora gusomana mukinjoyinga mugasangira, ntabwo bivuze yuko yakubera umugore my brothers. Niba utekereza gutyo urishuka cyane, uzarira ayo kwarika. Akantu ka kane nakubwiye, ntuzafate ibyo utunzi wavunikiye ngo ubitakaze ku mukobwa kugira ngo umwemeze cyangwa se kugira ngo ushimishe abantu, kugira ngo nyine ucimaka cyangwa se kugira ngo abantu bakwemere. Ibi nubikora uzaba uri kwishuka, uzarira amarira yo kwarika rwose. Ndakubwiza uko nta nubwo uzarika ubugari gusa, ahubwo uzarika kawunga. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya, abakobwa kenshi baturusha ubwenge. Aricara avuga ngo ndasetinga cyaka umugabo umeze gutya, akamushakisha antiri amubonye cyangwa se kugeza amugeze paka, aramushakisha hasi no hejuru.